Imana burya nijya kugutabara ntizabura uko ibigenza. Bajya bavuga ngo ubuze umukobwa kurongorwa n'uwakunda ngo bisa no kubuza upfa gupfa. Ni nko kubwira umuntu ugiye gupfa ati buretse gupfa ni kimwe. Iyo urukundo rwasiriye rwakwirikwira rwageze mu mutima, urukundo nyarwo, kwibwira ko wowe uri umuntu wigenga, urishuka. Umugabo nyawe uzi ko ari umugabo nyawe dushima mu muryango nyarwanda, abereyeho abana be, abereyeho umugore we, abereyeho urugo rwe, mwese ni mubishima. Uwo muntu ni umugabo. Uzi umukobwa ari mu rukundo, wabaye mu rukundo, shera aramubwira ngo ndaje, asimbuka muri dushe nk'umurabyo, mu kanya ugasanga na makeup iriho ameza arya. Ni ikimenyimenyi. Muhora muturega twebwe abagabo, muturega buri munsi, ukajya unyura imbere ukongera ukanyuraho, hamara kanya wabona ntacyo bikubwiye ugaturika none. Ariko sheri ubu ntabwo wabonye ibisuko nisutse. Uzi impamvu? Niwe wabisukiye. Ngiyo tutabibonye afasari yakuyogoshesha marings. Ukajya wambara ukajya imbere ye, ukajya utegereza ko akubwira ati wambaye akajipo keza, reka dara harisi ari muri Manchester. Nawe ukajya unyuraho wigira gutya ariko wamara bikakurimbira atareko sheri ubu ntabwo wabibonye. Ubu ntabwo wabonye ko nambaye ijipo nshya kwe. Uzi kubera iki se ubundi ushaka bibona? Nuko ubereyeho we. Nabonye abagore 40 sinzi umubare bambwira ati nta kintu kibabaza nk'iyo wakoze ibyo ntabibone, uba wumva wabikuramo ukabijugunya. Kubera iki? Ati abandi bose bakabivuga we ntabibone, niwe wa mbere ni ukwiye kwibona. Kubera iki? Uramukunda. Na Yesu nta mpamvu yo kuvuga ngo mbara neza, nakugeramo uzabimanura. Bavandimwe, iyo tutamenye icyo Kristo yakoze ngo tumenye inyungu ziri muri we, ubu Kristo ni umutwaro gusa. Ubu Kristo buzoroha kubera aho Yesu bizoroha, mu gihe mbere na mbere twamenye inyungu iri muri Kristo. Iki nyumva neza, Imana uzayitonganya ubwire ngo Mana nabuze ijwi ryawe nabicuritse, mu gihe cyose Bibiliya yawe izaba ibumbuye. Ariko mu gihe Bibiliya yawe izaba ibumbye, ntukavuge ngo Imana ntiyavuze. Uzayitonganya ubwire Imana ngo narakubuze, mu gihe cyose wayibumbuye ukabura icyo uyibonamo, ntiwumve ijwi ryayo. Ariko ibumbye wivuga ngo Imana ntivuga, ceceka ahubwo.